yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubikiwe mu wundi. Mbabarira ababishoboye muze kutubwira ibyo bintu icyo bivuze. Umwaka umwe usubikiye mu wundi ukuntu bivuze. Hari n'ubundi yari yarakatiwe usubitse ubwo. Yari yarakatiwe umwaka n'ubundi usubitse niwe yari arimo bivuze ngo rero n'ubundi bamukatiye umwaka umwe usubitse mu wundi. Bamukatiye umwaka umwe usubikiwe mu wundi n'ihazabu y'amafaranga 500,000 y'u Rwanda agomba gutanga urukiko ruramutse rubishyizeho itegeko. N'iby'umuhanuzi nibishaka Theogene wakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubitswe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Ibyo bikaba byasomewe mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga. Ariko nubwo yasomewe ntago yarahari kubera ko ubu aka kanya tuvugana ari mu rwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB ruherereye Nyarugenge. Juste yabajijwe yatanze ubuhamya yabajijwe niba ibivuye mu rubanza abyakiriye neza. Umunyamakuru ari kumubaza aravuga ati nge mbyakiriye neza, ati ntago nari gushimishwa nuko nibishaka yari gufungwa igihe kirekire, ahubwo nge cyo nashakaga. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe, nandi butarabikora ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi no video hanyuma ukande ahanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Ahabona TV, ariko kandi ntabwo mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace. Reka ntangire rero muha ikaze nanone. Grace ndakwakiriye. Urakoze cyane Kizo, umeze ute? Meze fresh ndashima Imana. Imvura uri kuyibona ute? Nge ndabona ndabona Nzi ko tugeze mu gihe cy'izuba kubera ko ubundi burya mu kwa gatanu hajyaga hava izuba. Imvura yari izuba ryezaga ibitoki n'inyanya. Muri aya mezi ubundi abantu babarya igitoki n'inyanya, nyine nibyo bintu bizwi biba byeze. Hanyuma mu kwa karindwi no mu kwa gatandatu hakaba heze amashaza. None rero ndabona imvura yaranze kugwa mu kwa kane ahubwo ikabiguye mu kwa gatanu. Menya biba bishatse nibihe babyarahindutse. Inkuba mu kanya arinyeshe. Inkuba mu kanya arinyeshe narende. Ariko nejo niko byagenze inkuba iziri gukubitana imbaraga. Ariko hari ukuntu najyaga numva abantu bavuga ngo buranga inkuba ikubise kuriya wowe nyine nigire ikigutwara. Urango hari ikintu ibitwaye buriya. Ntago byabura burango hari umuntu ubitwaye nuko utabimenya. Inkuba irakubise mitanzimya telefone. Ndavuga nishobora kuba ari yo yarije. Ahubwo ngeje yarakubise ndi kumwe n'umubebe wanjye. Noneho ndamwirukanka ndamujyana mu nzu, arangije tugeze mu nzu arambaza ngo mama ngo kira n'igiki? Ngo kira n'igiki cyari kiri kuvuga. Abana b'Ikigali ndabakunda. Yego Grace rero ati bimeze gute? Ngira ngo igitumye nanone dukora ikindi kiganiro nuko hari andi makuru yasohotse nyuma yuko mwagiye mu rukiko bakabima makuru, ariko hari andi makuru yaje kuza kuba yasohoka. Muri uyu mugoroba nabwo hari breaking news iturutse mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Aka kanya ruherereye za Kibagabaga. Niho nari mvuye, niyo mpamvu dukoze n'ikiganiro dutinze. Ariko mbere yuko tujya kuvuga ibyavugiwemo cyangwa se ibyasohotse muri urwo rukiko, nashakaga hari ikintu ntari nabonye cyansekeje. Hari utuvideo mu kanya mbonye ducicikana twarete murava ukuntu yasohotse mu modoka yirukanka. Uriya mugore ni umusiporutifu. Abanyamakuru bagerageje gufata ariko yirukanse nk'umuyaga. Kandi uzi ko ari yambaye urukweto rurerure. Oya, ntabwo ari rurerure ku mashusho. Ntago biri grave. Si rurerure si na rugufi, ariko nanone ntago ari udusandari. Ngewe ku ka video banyeretse kuko bahise bamaka video kakimara gusohoka,
ni utuboro twa dukweto tuba dusongoye imbere urukumva inyuma dufunze hano inyuma dufunguye hano dufunze uratuzi ariko tuba dufite agataro katari karekare nyine nanone ntago ari udusandari n'akajipo ariko nanone rufite inuza rufite agataromo nyine nabibonye n'umusiporutifu kubera ko habe mu kwinjira yinjiye yirukanka ku buryo byagoranye kumufata habe no kugenda asubira mu modoka yisubiyemo yiruka ahita abwira umushoferi ati mukate imodoka mwirukanka ariko koko njye sinamurenganya rega abanyamakuru muteye ubwoba oya ko se duteye ubwoba buriya rero ngo buriya iriya modoka yahahoze ni uko mutayibonye iriya modoka yahahoze ifungiranye ngo ategereje ko urubanza ruza kubera mu muhezo cyangwa ruza kuba nyine amayobera yabayeho urumva twabonye gafaranga bigenze kuriya nibyo abanyamakuru benshi bahugiyemo bari kwibaza ntago ibyaneti murava bigeze babitekereza niyo mpamvu rero byagenze kuriya abantu nyine bagumye mu rujijo niyo mpamvu Aneti murava batigeze bamutekereza ni nayo mpamvu babonye ko karaka video we asohoka yirukanka buri umuntu wari umuhagaze iruhande ni wese ufata amashusho vuba vuba byagoranye nyine bari bategereje ko umuntu usohoka muri iyo modoka ariko bamwe babikekaga badashobora kuba ari Aneti murava ariko nanone bakibaza impamvu adasohoka kuko njyewe umuntu nanone byakomeje kugorana kubera ko bari kwibaza bati ese ubundi gafaranga naburana ntago umugore we ari buhagere kuko njyewe umuntu wampaye amakuru yambwiye ngo impamvu Aneti yaraparitse yarari kuvugana n'abarimo imbere kugira ngo amenye niba kuburana biri bubere mu muhezo abari bwahita asohoka ariko nibiza kuba ari public kubera ko nubundi ntago yakihisha itangazamakuru kandi riri bwinjire nubundi iyo biza kuba muri rusange cyangwa se public neza yitonze nta kibazo ariko ukibaza arimo arihisha iki urumva ikintu aba yashatse kwihisha urumva ibintu biba biri kuvugwa hano hanze biba ari byinshi ese ko nubundi amafoto ye tuba tuyafite muba muyafite ariko nanone ntago muba muyafite ari ku rukiko urumva w'ikintu ashakaga kwihisha yashakaga kwihisha ko mutagomba kumubona nyine wenda ngo ntangire muvuge ngo Aneti murava ngo bya bisebe bavuga ntabyo afite nyine baba abashaka kwirinda ko mushobora kongeraho ibintu byanyu kandi koko mubyongeraho kubera ko niko kazi kanyu ubwo rero hari ukuntu umuntu ashobora kumubona kuriya akamukamera agashyiraho ibye akazana inkuru ze zindi zitigeze zinabera hariya none se ko noneho nabwo kutwihisha byayo by'iki byayo bya uburari nabwo kutwihisha rero nabyo bigeze inkuru buriya dushobora kwibaza impamvu ari kwihisha ariko buriya ahari buze kuba ari araza kujya areba kari akavideo yiseke kubera ko araza kuvuga uti sha itangazamakuru ryo mu Rwanda riba riri update kabisa cyane riba riri update ku buri kimwe cyose ariko nubundi ntago bibabuza abafotora buriya baba bafoto nese ko bamufasha asohoka mu modoka buriya anenjira nasubiramo bamufashe kubera ko umushoferi yahise yikata yiruka hari umugabo nabonye ariko yirukanka inyuma wari wambaye costume isa ariko yirukanka inyuma ngo afotore ako se ubundi yari gufotora iki kandi ko nubundi yari yambaye imodoka yasaga umukara cyane n'ibirahure byasaga umukara nta kintu yari kubona nubundi ntacyo yari gufotora nta n'umuntu wigeze agerageza kumuvugisha ntabwo se ari kumuvugisha iki byari bigoranye mu kanya rero twe turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo tutaragera wenda mu rukiko rwa Gasabo nabwo hari andi mashusho turi kubona y'umuntu bita Julius Chita nawe ngo yarariyo muri costume nziza cyane y'umweru ariko we ntago yarariyo nk'umunyamakuru yarariyo nk'inshuti ya Gafaranga kubera ko nta gikoresho na kimwe cy'itangazamakuru yari afite yari yagiye nyine ari umuntu usanzwe nyine nk'inshuti ya Gafaranga nta kindi cyari cyamujyanye ariko yaratubeshye urabyibuka ko yatubeshye yatubwiye ko ngo Aneti murava ngo atari we wamureze ariko kandi byemejwe ko ari we watanze ikirego byemejwe ko ari we watanze ikirego ni nayo mpamvu bamuhamagaye mu muhezo kubera ko ngo biriya bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kenshi bibera mu muhezo uzi impamvu harimo ababyigiramo nyine ibyo bazajya bakoresha buriya ngo haba harimo ikintu bita harassment haba harimo amabanga akomeye cyane atagomba kuba yaminywa n'abandi bantu batayashinzwe ushobora gusanga wenda umugabo ashobora kuvuga ati njyewe nabona agakoresha icupa cyangwa nabona agakoresha foreze bya bindi twabonye niyo mpamvu rero ngo babishyira mu muhezo kugira ngo hatagira abandi bantu babyigiramo haba harimo ibintu byinshi by'amabanga bitagomba
kuba nyine abandi bantu babyumva, niyo mpamvu bibera mu muhezo, ariko ibyo ntabwo ari byo bituzanye kubera ko ibyo byabaye kare. Niba n'inkuru abazibona bazibonye, ahubwo twari tuzanywe n'iby'umuhanuzi nibishaka Theogene wakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubitswe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Ibyo bikaba byasomewe mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga. Ariko nubwo yasomewe ntago yarahari kubera ko ubu aka kanya tuvugana ari mu rwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB ruherereye Nyarugenge. Nanone hari ibyaha akurikiranweho by'amagambo aheruka guhanura mu gihe gishize. Ibyo rero yakatiwe ni ibyo mu gihe cyashize. Ego nibyo mu gihe cyashize byuko yagiye ahanura ngo mu gihugu hagiye kubaho inzara ikomeye n'intambara, byuko ngo Nyabugogo izaba inkambi, ibintu byinshi by'ubuhanuzi bw'ibinyoma yagiye ahanura birimo gutera abantu ubwoba, birimo guharabika igihugu, nyine birimo ibyinshi bibi. Hari abatangabuhamya Pastor Claude Justin aheruka guhanurira ko agiye gupfa, uri no mu bantu bagiye gutanga ikirego kuri RIB. Justin yatanze ubuhamya, yabajijwe niba ibivuye mu rubanza abyakiriye neza. Umunyamakuru ari kumubaza aravuga ati njye mbyakiriye neza, ati ntago nari gushimishwa nuko nibishaka yari gufungwa igihe kirekire, ahubwo njye cyo nashakaga nuko yemera ko ibyo yagiye avuga cyangwa se ibyo yavugaga atari Imana yabaga yabimutumye, ari ubuhanuzi bw'ibinyoma, akemera ibyaha, hanyuma akagira ati akicuza, hanyuma niba ari n'usohoka akazasohoka nyine akabana muri sosiyete n'abandi, ariko ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma akabihagarika. Ariko nubwo yakatiwe umwaka umwe usubitswe, mwibuke ko hari ibindi byaha ari kuregerwa. Ibyo ngibyo byose tuzi ngo bizaba byamugendekera bite, kubera ko nubwo urwo rubanza rwasomwe ntiyarahari, yasomewe adahari. Ibwo ibisigaye ntibirafatiwe ejo bundi, kubera ko ari afungiye hano Nyarugenge, aho nyine ari kubazwa nyine ibyo yakoze mu gihe gishize, ibyo yagiye atangaza kuri za cano zitandukanye, kubera ko ntabwo yajyaga akorera kuri cano ye yonyine, ntabwo ari honyine yahanuriraga n'ahandi. Ubwo rero nyine nuko byagenze, gusa njyewe ntababeshye n'ibyo bintu byo kuvuga ngo akatiwe ngo umwaka umwe usubitswe ntago nzi byari byo, kubera ko numvaga bavuga ngo akatiwe ngo umwaka umwe ngo usubikiwe mu wundi. Ubwo ntago nzi ngo ni ibiki, nyine nabyumvaga nkaterera iyo nkabyumva uko, ariko ntago nzi ngo ni ibiki. Gusa icyo nzi ngo nuko agomba gutanga 500,000 bikaba n'itegeko. Sinzi uburyo yayabona, marika agomba kuyatanga, yanagurisha n'ibyo atunze, ariko amafaranga akayatanga, hanyuma agasubira mu buzima cyangwa n'aba Pastor Claude bakaba bakusanya bakamuha inshuti yabo. Biragoye kubera ko n'uburyo ubona bari bajemo bashobora kuba bari biteze ko hashobora kuba hagiye kuba ikintu gikomeye, wenda agiye gukatirwa n'imyaka nk'icumi, kubera ko muziko yagiye avugirwaho amagambo menshi ku buhanuzi bwe bw'ibinyoma. Ariko nanone nkaza kugaruka ku rundi ruhande nkibaza nti ko hari igihe ibyo bintu yabihanuraga mwicaranye ku ntebe imwe, ari wari kumuhostinga. Ese kuki utumvaga ko avuze ibintu bidafashije cyangwa se ibintu bigambanira igihugu cyangwa se bigambanira abanyarwanda, warangiza ukamushyigikira cyangwa se icyo kiganiro ukagisohora? Aho ngaho ubwo ntiwari kuba waramushyigikiye. Hajemo n'ibintu bya idamange Yvonne byuko ngo amagambo nibishaka yakoreshaga ntahataniye na idamange Yvonne kandi yakoresheje, kandi muzi neza ko idamange Yvonne ari umuntu nyine wavugaga amagambo yo gusebya igihugu cyangwa se gutera abanyarwanda ubwoba. Ariko niba nibuka neza, hari umushinjacyaha wamusabiye nyine, ari nawe wamusabiye imyaka 5 na miliyoni 2. Iyo myaka 5 yari yasabwe, ariko byari bitaremezwa mu rukiko. Ngira ngo nyine niwe wari watanze urugero, aravuga ngo nimujya kumuhana mugendere n'ubundi ku magambo idamage yavuze, kuko ngo birasa nibyo nibishaka yavuze. Umushinjacyaha rero ni nabwo yamusabiraga imyaka 5 ndetse n'iyazabu ya miliyoni 2. Ese byahawe agaciro ibyo yasabye? Kwari ukuyisaba ariko bitaremezwa.
nyine urukiko rutarasoma umwanzuro. rutarasoma umwanzuro. Ubu rero umwanzuro wasohotse w'ibyaha aheruka gukora bitari iby'ubu ngubu aheruka gufatirwa, kuko ubu nyine yanasomewe adahari nakomeje kubibabwira. Yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubikiwe mu wundi. Mbabarira ababishoboye muze kutubwira ibyo bintu icyo bivuze. Umwaka umwe usubikiye mu wundi ukuntu bivuze. Hari n'ubundi yari yarakatiwe usubitse ubwo. Yari yarakatiwe umwaka n'ubundi usubitse niwe yari arimo n'ubu. Bivuze ngo rero n'ubundi bamukatiye umwaka umwe usubitse mu wundi. Bamukatiye umwaka umwe usubikiwe mu wundi n'ihazabu y'amafaranga 500,000 y'u Rwanda agomba gutanga urukiko ruramutse rubishyizeho itegeko. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi agiye kuregwa, ibi byabaye ejo bundi abaye agizwe umwere yakishyura 500,000 n'uwo mwaka usubitswe mu wundi, ugasa ntibihinduka imyaka 2 niba ndi kubyumva neza. Ubwo nyine babishatse kuvuga ko nyine abari hanze akazajya yitaba urukiko nk'uko byari bisanzwe kuko yitabaga, hanyuma nayo mafaranga akayatanga, hanyuma akirinda kuba yakora ibindi byaha nk'ibyo yisanzemo ejo bundi. Niko njye mbyumva. Ubwo nyine wenda tubare ko ashobora gutaha, ariko se uratekereza ko urumva ngo Pastor Justin ni umutangabuhamya, Pastor Claude yari umutangabuhamya, kandi urumva wenda nibo bari bonyeka ko bareze. Icyo mbona cyo muri izi social media habamo kubambana. Habamo kubambana kubera ko niba uzi neza ko umuntu akora ibintu bidahuje, sibyo? Noneho twaza kubabona kuri kamera tukabona ko umushyigikiye, hanyuma mwava kuri kamera ukaza kuba wajya no kumurega cyangwa se wajya no kubigira ukundi kuntu bigenza, babona ko haba habayemo kubambana. Kubera ko umuntu niba uzi neza ko Kizo njye ndi kuvuga ahangaha ibintu wowe ubwawe ku giti cyawe uri kubyumva, ukumva ko hari ahantu ndi gukosa. Kubera iki mu gihe ugiye gukora edit y'ikiganiro utamamagara umwira uti Grace, hari ibintu numvishije wavuze mu kiganiro bidakwiriye ko turekeramo, reka tubisibe, cyangwa se icyo kiganiro reka tureke kugisohora. Yego, hari rero nibishaka njye ukuntu muzi afite ukuntu yihagararaho ku buryo ushobora no kumubwira ati ubu buhanuzi wavuze rero bugize ibyaha, ubwo akaba yakubwira ati bisohore ninjye wabivuze. Ariko kubera ko wenda ejo bundi umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yarabisobanura, aravuga ati uzajya akoresha ikiganiro umunyabyaha namwe bagomba kuzajya babareba, kubera ko nge ntago uzambwira ngo nkoze ikiganiro nicaranye n'umuntu ahangaha icyo kiganiro twagikoranye hanyuma ngo nanjye njye kuri gishene ngenyine, kandi twagikoranye tuba tugomba gufatanya kubihanirwa, kubera ko natwaye amafaranga tubiba tugize gute tuba twayasangiye. Ubwo byumvikane neza ko ejo bundi ibyo akoze ejo bundi byo ntago ari abibazo. Yego, naramuka ahamijwe n'icyaha, kubera ko twabonye Dr. Murangira Bitsiyeri avuga ko ari uwakoze ikiganiro n'uwo bagikoranye bazajya bajyana. Byumvikane neza ko ubwo nibasanga, ariko se nanone ko bari kumwe n'ubundi na Ferdinand, kandi ubwo nyine niba uwo bakoranye ibyo byaha yakoze, niba uwo bakoranye n'ubundi bari kumwe, ubwo nyine bazabibazanywa. Ubwo reka dutegereze ariko se waba wamenye se igihe n'ubundi nabwo bazamuzanira kuri kiko nabwo akaburana kuri ibi? Oya, ntago nabimenye gusa nyine hari n'akantu baciyemo ku ruhande katemewe no kuvugwa hano kuri za social media, sinzi impamvu. Nyongorera ntago kemewe, bakavugiye mu rukiko mo imbere. Oya, ni akantu katemewe kuvuga, kubera ko nta nubwo ari byiza ko ibintu byose bivugwa. Hari ibintu biba bigomba kuvugwa, hari n'ibintu biba bitagomba kuvugwa. Ninde se wakavuze? Nyine ni ibanga rikomeye. Ariko wowe wakumvise? Oya, ni ibanga rikomeye. Ubwo rero dutegereje ibyo kuri RIB ya Nyarugenge bazatangaza, niba nabwo azajya mu rukiko akaba yasomerwa cyangwa se yakatirwa cyangwa se akaba yaburana. Turategereje. Ariko mu byaha bya mbere byabanje yakatiwe umwaka umwe usubikiwe mu wundi n'ihazabu 500,000 y'u Rwanda. Yego, gara ubwo nibyo rero reka ngushimire. Yego, urakoze.